inshuti z'umurongo wacu Info France Rwanda, twongeye kugirirwa ubuntu bwo kubaganiriza muri iki gitondo, kandi tubararitse muri benshi kugira ngo mudukurikire, noneho tuganire by'ukuri. Twatangiye umwaka mushya muhire, tuwifuriza mu buryo bukeya, ariko noneho mu biganiro bigiye gukurikirana twamaze gutegura n'ibindi bizaza imbere, tuzajya tubifuriza umwaka mushya muhire kugira ngo tuwinjiremo twese dufite umunezero, tuwinjiremo twese turi abanyarwanda bamwe, dushyize hamwe mu muco nyarwanda nk'abanyarwanda bene kanyarwanda. Ubwo rero mbifurije umunsi mwiza, mbifurije gukurikira neza iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi cy'umunezero, cy'amakuru meza, ndetse arimo n'ibishya by'umwaka mushya. Nge Kayumba rero ukunda kubaganirira kuri uyu murongo Info France Rwanda, nongeye kubakaribisha, nongeye kubanezererwa, kandi mbabwira ko uyu munsi tugiye kugira ikiganiro gisa naho kigiye kunyura mu mateka y'u Rwanda yabanjirije jenoside yakorewe abatutsi, kugira ngo twumve impamvu abanyarwanda bari muri diaspora hanze harimo abavuyemo bakifata uko umuco nyarwanda tutatwemerera, hakavamo abo twavuga ko ari nk'ibirara, hakavamo ndetse abarwanya leta, abavuga neza, abavuga nabi leta y'u Rwanda, abavuga nabi ubuyobozi bw'igihugu cyacu, abavuga nabi ndetse n'abanyarwanda ubwabo bereye mu gihugu cyabo cyangwa mu gihugu cyacu twese. Niyo mpamvu iki kiganiro cy'uyu munsi ni ukuvuga ngo mbese imyitwarire y'agatsiko cyane cyane kayobowe n'uwitwa Padiri Nahimana ntabwo ifite inkomoko, ntabwo ifite umuzi, nyamara ifite umuzi, ndetse ni umuzi urandaranda w'igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo iyo duhereye mu gihe cya demokarasi uko babyise, mu gihe cya za 60, igihe twagiraga repubulika ikayoborwa na Kayibanda ariwe perezida tuzi wabanjije, iyo leta yaranzwe n'ibintu byinshi, yaranzwe cyane cyane n'irondakarere, iranganwa none n'irondabwoko. Nyamara kandi ugasanga ako gace yari yicayemo nka perezida kitwaga Induga, ni ukuvuga ngo kari Induga igizwe n'amaprefegitura nk'arindwi yose. Noneho hakaba n'akandi gace kitwaga Urukiga, ariko kari kagizwe na Gisenyi, Ruhengeri ndetse na Byumba. Ako gace rero cyane cyane k'Induga kabaye inkomyi y'umuzi dushigiye kuvuga, wakubise imbarutso y'ibintu byose byagiye biba bikurikirana, uhereye ku iryo rondakoko, iryo rondakarere, uko abantu bagiye babaho, uko abantu bagiye babana, uko abantu bagiye basangira ibintu, uko ubutegetsi bwagiye busangirwa n'abantu. Ugasanga ka gace bita Induga nayo atari yose, niba Induga yarigizwe n'amakomine, amaprefegitura 7 yose, dukurikije uko abantu babicagamo kubera inyungu zabo, kubera ibyo bari bagamije, usanga iyo Nduga mu by'ukuri ntabwo ari Induga nyanduga irimo abanyanduga, kuko hari hamwe amaprefegitura za Kibuye, harimo amaprefegitura za Gikongoro, ya za Cyangugu. Ugasanga ari amaprefegitura ari ku mazi hasi, ndetse akenshi bajyaga bavuga ko Cyangugu isa naho ari prefegitura yibagiranye, za Kibuye agasa naho ari ku ruhande. Ariko mu by'ukuri imiterere y'icyo gihe, imibanire y'abantu, ubuyobozi bw'icyo gihe bwimitse ikintu bita akarere, bwimika ikintu bita akoko. Ntabwo byahiriwe nabwo ubwo butegetsi, kuko ni ukuvuga ngo Urukiga rwaje kugira abana bariga bavamo n'abasirikari, ntibashimishwa n'imikorere y'ubwo buyobozi bwa kera, ko kuronda abantu, ko kuronda akarere, ko kuronda amoko. Byagiye bisa naho rwose bitangiza imbuto mbi cyane. Iyo mbuto babibye niyo yagiye ivamo ingaruka z'ibi byagiye biba. Tutarahava, iyo Nduga minisitiri akaba mu Nduga, uw'inshuti y'Induga akaruza akaba minisitiri. Ariko mu by'ukuri agace bita Akurukiga, kamwe twavuze kihereye, karagenda gasa n'agasogobwa, ariko abana baho bariga birwanaho, ariko kandi bose bakaba bahuriye mu mujyi umwe, akagira ibyo basangira, akagira ibyo bumvikanaho, ariko byajya mu gusangira ubutegetsi aho ntibumve kimwe. Biragenze rero, bigeze muri 73, abahungu bari barigiye bo mu Rukiga baravuga bati ibintu tubayemo ntabwo ari byo. Abasirikari benshi ndetse bakomeye cyane baravuga bati ntabwo ubutegetsi twabwishimira. Nibwo bakoreye kudeta ivuyeho, aho kugira ngo bahindure bakosore ibyari biriho, ahubwo noneho basa naho iyo mbuto bagiye kwibiba iba nyamwinshi.
imbuto y'irondakarere, imbuto y'irondakoko, urongoye umututsikazi, uri mu Nduga cyangwa se uri mu Rukiga, uwo ntaho aba agihuriye n'ubwo butegetsi bushyashya bwa Habyarimana. Nuko byagiye bigenda, witwa umututsi noneho haba igitambo muri ibyo byose. Witwa umututsi ntiyabona ishuri nk'abandi, ntiyabona imyanya y'akazi nk'abandi bose, mbese arajingizwa pe. Ahubwo noneho bakanamwicaraho mu gihe cy'ukwezi kwa 4 buri mwaka. Mbese ntabwo nzajya mbyibuka. Tukazinga imyenda tukajya kwihisha mu masaka mu kwezi kwa 4 kugira kurangira. Mu mashuri bakirukana witwa umututsi wese avemo. Buhoro buhoro kugeza igihe rwose noneho byabaye rudubi, no mu kazi akakabura, n'amashuri yo hejuru akakabura, abura umwanya, umututsi abura umwanya, abura igihagararo, abura igihugu, kugeza igihe ibyo byagiye bitegurwa. Noneho haza kuzamo n'amashyaka, y'amashyaka abyara icyo bita imbaraga z'ubugome, hazamo noneho icyo bita Parmehutu power, hazamo na MRND yari ya Habyarimana, bigonganiraho. Ariko byagonganiye aho byabyiniyeho ninde? Ni umututsi. 1994 rero batireka tubereke. Bamwe mu nama ya guverinoma bajyaga babitubwira uko bigangambaga kugira ngo bamareho abatutsi, bati abatutsi bamaze kuba benshi mu babagana. Iryo ryavuzwe n'umuminisitiri ndetse witwa Karemera. Abantu bose baramuzi kuko yari umuntu wahezaga inguni. Abandi babyakira aho ngaho. None ubwo bateguye ikindi kibi cyane, kwa kubagara kuvamo jenoside. Abantu bavuga ngo jenoside ntiyateguwe, abo bantu nuko bafite izindi nyungu bashaka kugira ngo barengere, nuko bagira ngo babyihishe inyuma, ndetse bishoboka ko nabo bari muri bamwe bateguye iyo jenoside. Ubwo rero nukuvuga ngo Nahimana nubwo tutazi neza igihe yavutse, ariko ari muri ibyo bihe by'ubugome, by'uturere, by'amoko, nibyo yonse nibyo yabyirukiyemo. Ageze hanze, ni umupadiri wawe wasomye misa, wayoboye paruwase, wize ku bwa leta yacu, ndetse agirirwa ibihe byiza. Umupadiri mukuru arayobora, aryoherwa. Ageze hanze ntibyamwanga mu nda, aravuga ati ahubwo reka nkwereke. Yakanze arayiyambura, ahindukamo igikoko, ahindukamo umugambanyi, ahindukamo wa wundi uhamagarira abantu kwica. Igihe misa yasomaga ariyo guhamagarira abantu kubaha Imana no kubana neza, ajya gusoma misa nshya y'ubugome bwo guhamagarira abanyarwanda kugira ngo bicane, bongere basubiranemo, noneho bongere bagire nabi. Yadukana n'imvugo, yadukana n'amazina, yadukana kwita abantu bo mu gihugu, ndetse ushyizeho n'abayobozi n'abanyarwanda ubwabo, ati iki gihugu kirimo bakavantara. Aravuye mu Rwanda, ntawe mwirukanye, ameze neza. Ageze hanze ati abasize inyuma mu gihugu bwite bitwa bakavantara. Iyo mvugo itoneka buhoro buhoro, ndibuze kwegeranya n'izindi mvugo zose zigaragaza ko umuzi w'ibibi akora ukomoka kera, kandi 1994 umuzi wabyaye jenoside yakorewe abatutsi. N'ubu rero nukuvuga ngo uriya muhungu icyo yototera, uriya mugabo icyo yototera n'agatsiko ayoboye, nubwo avuga ngo ni guverinoma iri mu buhungiro. Guverinoma iri mu buhungiro ibaho. Tuza bakoze jenoside nibo bahunze kuko baramaze gukubitwa inshuro, bagiye bakwira amashyamba, bakwira ibishwaro byose. Ibyo bibye baragenda barabimara, nabo bagwa hirya iyo ngiyo, amaraso bamenye agenda bamererwa nabi. Niyo mpamvu n'abandi bari bakirimo n'ubu bakiboroga kubera amaraso bamenye. Uwo muhungu rero, umuvandimwe wabo Nahimana, avamo abari wa mbere kugira ngo atakambe, kugira ngo noneho aboroge, kugira ngo nukuvuga ngo aho asize hari amahoro, agenda avuga ko nta mahoro ahari. Agerekere leta y'u Rwanda, yita abantu bakavantara, ibitutsi abishoze, ahamagarira abategarugori mu Rwanda, mu muco nyarwanda batigeze ubundi batukana ku gasozi. Noneho hasigaye abategarugori ubu nibo ashyize imbere. Yewe yabageze ku mwinshi, baratukana bavamo pe, ibipango barabipanga. Ari abagiye basahuye igihugu, bageze hanze aho kugira ngo banihane ko basahuye cyangwa se bagende baceceke, ahubwo nukuvuga ngo uwakwiciye akurusha no kurakara. Biriya bintu byo gutakamba, byo kuboroga, byo gucyurirana, byo gutukana, byo kwita abantu amazina atariyo, ndetse byo guhinduka ibinyamaswa hanze hariya, bihisha ibindi bintu nk'ibyo. Nabo bayogoje igihugu, nabo bisha abantu barabamara, nabo bagiye bamaze kwiba igihugu baragisaka, bagiye gisekazaho, bagenda bahindagura amazina, bagenda bahindagura ndetse n'ubwoko, bita amazina runaka ngo ni Abarundi, ni Abakongomani. Umunyarwanda mwenyewe agahindura ubwoko bwe, agahindura ubwoko bw'umunyarwanda, akagenda akiyita Umurundi, akiyita Umukongomani, akiyita Umutanzania, kugira ngo noneho niyihisha be kuzamuvumbura. Ariko barabeshya,
mu kinyarwanda bajya bavuga ngo wakoze n'amahano yaramenyekanye, kandi yarakoreye ahantu hishe kure cyane, ariko yaramenyekanye. N'abariya rero baramenyekanye. Niyo mpamvu uyu murongo wacu Info France Rwanda utagira na rimwe uhema wo gutangaza ibyo biri hanze, ibyo bahishe, ibyo bakikijeho, noneho bakabishyiramo kugira ngo batukane, noneho kugira ngo bice n'abantu bakiri bazima, kugeza n'ubwo batinyuka kuvuga ngo perezida w'igihugu ntakiriho, bakabihagararaho bakabivuga, yenda kubwo ibyo bari mu gushaka kunguka, cyangwa se kugira ngo barangaze banarindagize abo abafite intege nkeya. Banyarwanda, banyarwandakazi, cyane cyane ndashaka kubwira abo tubanye mu mahanga muri diaspora, nagira ngo musabe ikintu gikomeye cyane. Dore turatangiye umwaka mushya w'ibihumbi 2022. Uyu mwaka dutangiye wagombye kuba umwaka utuzanira amahoro, utuzanira amashimwe. Iyo turirimba bonane, tukayirimba dufite agacuma mu ntoki, akarahure mu ntoki, akabroshete, akaboga se, ikintu gishimishije, twagombye gukomeza uwo mwaka wose ari uko tumeze, tukajya mu mirimo, tukongera tukayivamo tukiyakira. Mu gihe cyo kwishimisha tukagira amashimwe, ariko yuzuyemo umunezero, wa munezero uvamo urukundo. Igihe cyose Abanyarwanda dufite bene wacu bakiri hanze, bakiri gutesha abandi uburyo, bakibabuza ubuhumeko, bakibahindura ibintu binibi, bakibararikira kugira ngo bongere bagire imyivumbagatanyo, kugira ngo bagire abo basuzugura, kugira ngo bagire abo bashira isoni. Icyo gihe niba kikiriho, turacyafite akazi gakomeye cyane, ariko tuzagakora, kuko niba twaramaze kubona ibuye ntabwo rizatwicira isuka. Niba twaramaze kubona naho Imana bashyize ku isonga kugira ngo abere wa wundi usezera kuri za misa nziza, ajya asoma za misa mbi zo kwicana, zo gutukana no kugira nabi, ndagira ngo tugomba kumutangaza hose abantu bakamumenya. Rero ngo bihishe mu Bufaransa, ngiye mbibutsa kenshi kuri ya mugabo namwakiriye mu bamwakiriye, ndi hariya aho bita Irua muri 2005. 2005 uriya mugabo namwakiriye, ni ukuvuga muri province ya Rouen, aho bita muri Normandie. Azari umupadiri, azasoma misa nk'abandi bose, kandi ubona ari umuntu witonze wihanganye. Ariko iminsi uko igenda ishira, uko umuco nyarwanda ugenda uhinduka muri bo, uko bagenda banduzwa n'ibikoko bihamaze igihe, nawe ahinduka igikoko mu bindi bikoko. Ahinduka umugome, ahinduka umutukanyi, ahinduka umugambanyi, ahinduka ucura imigambi mibi. Yazanamo n'abari abakobwa bitwa ba Mukankubito. Abo ngabo noneho babandi bo barukuye kunyo rwose, batukana ukagira ngo ni inkotsa ziri hariya, batukana ukagira ngo ni babandi babagome. Ndababwiye ngo ibi bintu ni umuzi ugikururuka, ariko kugira ngo umuzi mubi uzacibwe, ni twebwe Abanyarwanda tuzawuca. Kuko ibi bintu abantu tubaza kubisobanukirwa twese. Nyamuneka Abanyarwanda turi muri diaspora, cyane cyane abari mu Bufaransa, kuko niho ibi biri gukorerwa. Ndagira ngo mbabwire, imyaka 17 hafi 18 ngiye kuhamara, mfite ubumenyi buhagije ku bw'abari abantu, imirimo mibi yayo ndayisi aho bikorerwa. Bamwe banavuyemo nyine batera urugo rw'iwanjye, batera n'ibiki byose. Ndabwira nti muri beshya, murarutera, ariko ruragomba guhaguruka narwo rugahagarara, rukamagana ubugome bwanyu. Nuko ndavuga bonzi, ibikorwa byanyu bibi ndabizi, niyo mpamvu mbyamagana, niyo mpamvu mbasabye kugira ngo si ukubyamagana gusa, ahubwo muhinduka Abanyarwanda nyabanyarwanda, muve mu iyo mico mibi, muve mu ubwo bugome, muze mugaruke. Erega ndagira ngo mbabwire, nyamuneka, n'icyaha uko cyaba kimeze kose, ubuse nta bantu bagiye basaba imbabazi abo biciye kandi bakababarira? Mwebwe mukiri mu magambo ategura ubwicanyi, namwe rwose mu magambo mwayihana kandi mukagaruka i Rwanda, mukaba Abanyarwanda nk'abandi. Ndabararitse mukurikize abandi bagiye bava muri mwebwe, bakasuzugura ibyo byose murimo, bakabyamagana, ndetse bakabireka bakabitera umugongo, bakagaruka mu gihugu imbere, bakaba baguwe neza, bakaba mbese batuje, bafite ibizima nk'iby'Abanyarwanda bose bahari. Ubwiza bugagarukamo, ububi barabusezerera, ibyaha babishyira ku ruhande, ubwo bugome, iyo migambi mibi icurwa bayivamo, baranayitangaza bayishyira ku mugaragaro. None se naho Imana n'agatsiko kawe n'abo bantu uyoboye kugira ngo mube mu bugome, muribwira ko mu gihe gitoya kingana n'akanya ko guhumbya namwe mwabireka, mwagaruka mukaba Abanyarwanda nk'abandi? Wagaruka ukongera ugasoma misa, kandi ukayisoma umaze kwikosora, maze kwikiranira n'ibyo urimo. Imana irababarira, n'Abanyarwanda yashyizeho barababarira. Ninde munyarwanda wavuye hanze aje gusaba imbabazi mu gihugu yangirije mu Rwanda utarababariwe? Muzambwire n'umwe.
kandi mu batondekanye singiye kubabwira amazina yabo, bicaye neza, baguwe neza, kuko umutima wabo nama ubumvisha ko ibyo barimo ari byiza, ko gusaba imbabazi, ko kwihana, umuntu akava mu byaha, umuntu akava mu ibyo bikosa, mu ubwo bwangaye, mu ubwo kwicana. Kuko nose kwicana hari ugeze asaruramo ibyiza mu kwicana, mu bugome hari ugeze asaruramo ibyiza. Niyo mpamvu nagira ngo iki kiganiro, kuko kibaye mu bya mbere birarikira abanyarwanda kugira ngo twitoze gutegura uyu mwaka uzaba w'amata n'ubuki. Ntabwo waba mu mata n'ubuki bamwe bacura imigambi, ntabwo w'amata n'ubuki bamwe bashaka kwica abandi cyangwa kubangiza babagerekaho ibitari byo, umuntu atuka undi amuhoye ubusa. Ntabwo ibyo bintu ari byo. Reka uyu mwaka twifurizanyije ubu umwaka w'amata n'ubuki mu mitima yacu, umunyarwanda ahinduke abo umunyarwanda nyamunyarwanda, abo umunyarwanda uhura n'undi bagahambirana, aho umunyarwanda uhura n'undi bakagurwa neza. Padiri Nahimana nawe ibyo birashoboka, kuko uzi wigishije ivanjiri nziza. Iyo vanjiri nziza wigishije nubaho wigishije abenshi baracyabyibuka, ariko bahinduwe n'ukuntu babonye uhindutse mu kanya gato. Padiri Nahimana, uri wo kurarikirwa kugira ngo ugaruke, uri umwana w'igihugu kandi abantu baragukunda. Utagukunda yakwifuriza ibibi, ariko ugukunda yakwifuriza kugira ngo ugaruke ube padiri, cyangwa se niyo politike ushaka kujyamo uyikore neza. Waba umunyapolitike mwiza ubaye ufite gahunda nziza, kuko nabo wabayobora neza. Ariko nk'ubavuze bati tuguhaye ikigeragezo, tuguhe segiteri imwe uyiyobore, wayobora uyituka se? Wayobora ubatuka, ubateganyiriza kugira ngo bamwe ubahagurikiza bamwe ngo nibahaguruke bazane ibi bicane bagire guta imbunda ibi n'ibi? Ntabwo mwamara umunsi umwe, abakumva bose bakuva ku ruhande, nta n'umwe wagushorera. Ariko turi mu bihe byiza kandi turi abanyarwanda. Ibyo twiyemeje ni uko umunyarwanda bwacu aho buri buravuga. Iki gihugu cyacu cy'u Rwanda tuvuga turi mu mahanga, abakirimo imbere bararyohewe. Nyamuneka inshuti z'u Rwanda, abazungu bamaze kukigeramo, ibindi bihugu bya Afurika bamaze kukigeramo, bicaye neza, barakora, bakungukirwa, bagatuburirwa. Ndagira ngo mbabwire, nyamuneka ibyiza biri iwacu reka natwe bibi byacu aho kubyihezamo. Ikirezi kiri hariya na nyiracyo nawe witwa ikirezi cy'ikirenganya kwa Paul Kagame. Ndagira ngo mbabwire ngo utazi ibyiza biri mu Rwanda ni ukuri arababaye cyane, arahombye cyane. Nibyo rero nabararikiraga kugira ngo dutangire umwaka neza, tugire ibyo bita ibivi duteruye byiza bishimishije by'amahoro no kubana neza no kugendana neza. Kandi uretse ko n'Imana izabiduhembera, ariko natwe ubwacu tuzabibonamo indamu nziza cyane. Abana bacu bazagubwa neza kubera ko twabateguye neza, imiryango yacu izabana neza kubera ko twayiteguye neza. U Rwanda ruzita u Rwanda rwa rundi rujimije mu bindi bihugu byose, mu mahanga n'isi yose. Kandi n'ubundi mu Rwanda bo bameze neza, utarakandagira ntiyamenya ko n'u Rwanda ari rwa rundi mwasize kirya gihe muyogoje musahuye. U Rwanda ubu ruhagaze neza, ruraryoshye, abayobozi babo bararyoshye. Njyewe kenshi n'ubu kandi shaka kujyaho kenshi, kuko numva ufite umunezero wo kuhaba, kubana n'abavandimwe, kubana n'abayobozi baho, kubana n'abandi bose, kuko ari u Rwanda rwambyaye. Ndabifuriza ibihe byiza, nkabifuriza yuko uyu murongo Info France Rwanda wiyemeje kujya ubagezaho amakuru meza ashimishije. Kandi uyu murongo wacu urabanezerewe, kuko wabonye igihe cyiza cyo kubwira abanyarwanda ibyiza by'u Rwanda. Kandi noneho ukararikira umunyarwanda kugira ngo kw'ibyo byiza agiremo uruhare rwo kubibonaho no kubyubaka kugira ngo bijye imbere kurushaho. Mugire amahoro ya Nyagasani. Uyu murongo Info France Rwanda ni ukuri umuntu wakererwa kwiyandikishaho, umuntu wakererwa kwiyabonesha kuri uyu murongo, hari byinshi ahomba cyane. Niyo mpamvu mbasabye ngo utarabikora bikore, iyaboneshe kuri uyu murongo. Inkuru nziza zajya zivamo niwe zihitiraho. Kandi nawe ibyo washaka kutugezaho ibitekerezo byiza, imigambi myiza, kuduhwitura cyangwa se kutwongera ibitekerezo, n'icyo twaganira, n'icyo twakungurana, tuzajya tubyakira n'amaboko yombi bitera imbere. Bararikiye kugira ngo u Rwanda rwacu uko ruhagaze mu Rwanda, natwe turi mu mahanga tushyireho wacu umuganda wo kurwubaka, kurunezererwa. Nicyo kizadushimisha, ariko ibitari ibyo ntabwo bizadushimisha. Murakoze cyane, bifurije ibihe byiza
murakarama ni ukuri turi kumwe.